kurikira ikiganiro cy'abana kuri televiziyo Yongwe TV. Muraho neza abana nshuti zanjye, nitwa Cyubahiro Jean Bonheur, akaba ngiye kubabwira umugani kandi mwiza. Bonjour mes amis, nous sommes à l'école Umucyo School. C'est la chaîne Umucyo School TV. Suivez-nous. Hello my dear students, this is Umucyo School TV. Stay here and watch more beautiful we have. Twongeye kubasuhuza bakunze ibiganiro bicanwa ku Umucyo School TV. Twongeye twagarutse ngiye kubasuhuza inshuti Jeanette, ndi kumwe n'umugenzi wanjye Nisenge Jean Pierre mu kiganiro Strong Man Mind. Urakoze cyane. Aka kanya rero dufite byinshi tugiye kuganiraho, mwese muhawe ikaze, ibitekerezo byanyu ni ingenzi kugira ngo tuze kubana namwe mu kiganiro. Uzajya wajya wandika hasi muri comment kugira ngo turusheho kubana kandi tuze kubona ibitekerezo byanyu turajya tubisoma. Munyemerere rero dutangire tuganira kandi nzi neza ko biraza kugenda neza. Hano twatangira dusoma ibyo batwandikiye ushize tuzabisoberera. Reka dusome akantu kamwe hano. Abatwandikiye mu ngano neza bakunze bacu mukora ikiganiro Strong Mind. Akantu bakoze ni keza ariko ntabwo wigeze mutubwira umuntu wabashije gukora cya gisakuzo mwari mwabajije. Jean Pierre, uyu munsi twamutangaza se ariko urumva koko niba nyine batangiye kutubaza ariko se wa muntu waseka cya gisakuzo se cyane bashubije ari benshi ariko reka kubera ko twari twavuze umutu hatwohereje umuntu mu mujyi kujya kuzana ibihembo, so rero reka tuzamutangaza tugarutse mu kiganiro twazanye n'ibihembo byiwe byaba byiza kurutaho kugira ngo tuzamuhamagara ahita yakira ibihembo bye. Ikindi hari umuntu wamyandikiye aravuga ese ko Jean Pierre babonye video y'umuntu bari kuvuga ko bagiye mu rukundo byaba ari byo? Umuntu twari turi kumwe tuvuga ko tugiye mu rukundo, mubyibuka neza yari umunyamakuru, so umunyamakuru yagiye atasigiye nimero yiwe ntabwo nongera kubona. I'm sorry. Urumva ko rero bakomeze bandike kwa kundi mwari mwabivuze. Cyane bandike. Reka rero mu gutangira Jean Pierre dusanzwe tuzi ko rimwe na rimwe ujya ku ishuri hari indirimbo wigira ku ishuri. Ese koko wese wowe ntazawugira wandika, kuba arizo ufite wandika nk'umunyeshuri ufite talent runaka yo kuririmba, cyangwa se birashoboka ko hari zimwe mu ndirimbo ujya wumva haba kuri radiyo cyangwa se kuri itangazamakuru zikagushimishije. Indirimbo muri aba ufite wadusangiza mu kiganiro. Indirimbo ndazigira zanjye nanditse zanjye, nkagira n'iz'abahanzi cyane cyane ba kera, nkunda kuzikurikira cyane. Hari wajyanye muri studio zo mu ufite? Oya, muri studio usibye ko njya natendega mu kiganiro nkaririmba, ariko muri studio nta ndirimbo najyana. Noneho watuririza abandi bari. Nta kibazo. Ko byasa kose n'abantu mwe mwaba ndi muteguye kwandika mumusaba urukundo, tuze kureba koko niba ari muririmba n'urukundo cyangwa nizaza bizakira dodora bajyaga twumva mu mashuri wasanga iyo turirimbiye mu kiganiro Strong Man Mind ntakira dodora muzasanga. Ok, ni Nisenge Jean Pierre aka Messier, nagarutse nyine mu kiganiro Strong Man Mind, musajyamo muri kumwe na Messier andigira inshuti zane ko ntabwo turi buze kubarambira hari bitewe n'akarere nk'indirimbo muri gushaka, ndumva nahita ndasa ku ntego nkahita ntangira nkabaririmbira mu ndirimbo za kera nababwiye nkunda. Harimo akaririmbo kamwe sijya mwenyura ariko ndakakunda tu. Umutesi wanjye seko nziza mwana wamugoje. rwose ndumva Jean Pierre anzuze kuririmba. Ntabwo ndahita kuririmba nagenda biza. Uzajya witabira ya marushanwa y'amwuga ahari wenda bazazana n'umutari simbizi. Ninjyewe nzaza muzanye.
abibijeje nzazamutse ubwo banyari gihe azaza guzanye ariko reka twikomere mbere yuko tuva muri studio twibagirwa ko uri umunyeshuri yego nibyo kandi hari inama dukwiye kugira abanyeshuri nherutse gucanza umwana yakomeje ati ntabwo bajya bafata note muri pirimeri ntabwo bajya bafata note ese Jean-Pierre mu by'ukuri tubwiza ukuri ku ishuri ntabwo bajya bafata note wenda hari abana bashobora kuba bakuriye ngewe nk'umuntu uba mu banyeshuri ayo ni amakosa abanyeshuri bamwe mugira ni ibibazo byanyu mwihariye ntimubeshyire abarimu babigisha kandi biriya bigira ingaruka kuri mwebwe mureke gushakira ibisobanuro ku barimu banyu none mwarimu hari umunsi wari watatanditse ku kibaho kuki ibyo yanditse ku kibaho utabishyira mu ikayi biriya rero bifite ingaruka kuri aba bana mbaza ngo izihe oya izo ngaruka ni uko iyo ugiye gukora homework ushaka ahantu uri buvane ibisubizo by'ibibazo baguhaye ukahabura iyo si ingaruka ya kangahe ya mbere ingaruka ya kabiri ingaruka ya kabiri iyo turimo twitegura amakwiz cyangwa ibizame ukenera za note kuva ku munsi wa mbere baguhaye udafite izo note rero uritegura gute ikizame naho bihera basanga umwana yabaye kuri wa mwanya cyangwa yazanye ya manota atuma umubyeyi amaze niyo ko sha minirivare nishyura nibi ngibi nyishyure rero note barakubeshya babana uvuze icyo kintu nibuka hari ukuntu ababyeyi nabwo batajya babonera umwanya abana bakurikirana icyo kintu ugasanga umwana niba ayoherezwa ku ishuri bamuguriye amakayi n'amakaramu birahagije umwana najya ku ishuri ese ababyeyi bo turaza kubasaba iki ababyeyi mwokagira abahungu n'abakobwa mwe mwabyaje siko bimeze kwishyura minirivare ni imbaraga zikomeye cyane kujyana umwana ku ishuri ni intambwe ikomeye cyane ariko anyway no gusigara umushakira ibyo ari buze kurya nimugoroba nabyo tubabizi ko ari izindi energy mukoresha ni izindi mbaraga ariko ntabwo bihagije kuko birakeneye ko byanze bikurikirana ukamenya ariko ubundi umwana wanje iyo ari ku ishuri bimeze gute noneho kandi wikinesi tureke n'ibyo ku ishuri uzi umwana ari kangaho umufasha iyo ari mu rugo niba wakaba yifata nk'isaha yose cyangwa iminota 30 ukavuga uti ndahamagara umwana wanjye azaye ananyereke nubwo naba ntazi kubisoma ibintu biga ariko nanyereke ndebe mu ikayi nyereka mu ikayi y'imyitozo mwana urebe arabona amaveri gudangahe ku munsi ureba yakoze imyitozo yabonye amanota ngahe yego hanyuma unamuhwiture nubwo waba utazi kubisoma ugira uticara hariya rero noneho fata akanya subiramo ibintu bakwigishije uyu munsi ariko wigeze kuvuga ibyo mu rusengero ariko umuntu ajya gusenga yaba mu materaniro akaza bakamubaza ngo byagenze gute mu rusengero byari bimeze gute gasanga ijambo ry'Imana rero n'abana nimujye mubabaza muti wiziki akubwira ati twize so wafashe mwiki akubwira ati ntabwo ndabimenye rero uti icara hariya asubira nanakubwira ko yabimenye nabwo n'ubundi yicara hariya agere asubire noneho niba umuntu ashoboye kandi afite ubushobozi bwo kuba wamufasha wowe mufashe gusubiramo rwose erega Jean-Pierre hari ikintu uvuze ngo ababyeyi nibaha umwanya abana kandi mu by'ukuri hari ababyeyi nabo babona uwo mwanya ntawo bafite ariko bakavuga ati dushatse umwarimu agiye kujya akurikira umwana ku ishuri ibyo yiga umunsi ku wundi ese koko ni byo koko abana tubafate tubarekera abo barimu bandi mugoroba buriya niba hari ikintu cyiza gifite power utabona n'amafaranga ukishyurira ni wowe ubwawe yourself kwifashiriza umwana wawe biriya bintu biranaruka ko wanapeye minirivare ku mukoci niba unafite umwarimu ugufashiriza umwana ni byiza ariko ntabwo bikuyeho please yuko ko wowe ubwawe ugira jewe najyaga mfasha umukobwa wanjye hasi gusubiramo amasomo kandi nari ntaragira n'ubushobozi ubumenyi nk'ubwo mfite uyu munsi ariko amanota yazanaga amanota utayabana bafite ababakocinga kura bivuze ngo power yawe igitsure cyawe guhoza umwana umubwiriza ukabona ko umwicayeho ko muri hafi bituma umwana akora cyane yego cyane none se Jean-Pierre nibyo rwose tubwiye ko ababyeyi bakwiye nabo gushyiraho umuhate gushyiraho umuhate nubwo ufite umwarimu mu rugo ariko nawe ushyireho akawe n'ibyo ushyireho akawe uzi ko hari umubyeyi uzi ko hari umubyeyi ufata umwana akamuripotinga ku ishuri mu gihe cyo gutangira ariko utamubaza umwana wawe yigishwa nande umwana wawe yiga muri iyo shuri ese mwana meze gute ku ishuri aramusuye yicarana n'abandi ku ntebe yakanga ugasanga n'umubyeyi ari aho pe ntahagaze umwana umwigisha ntazi ishuri ntazi iki abona umwana agenda ndakorohereza icyo wenda kuvuga nacyo
misi dore ahubwo mwababyeyi mwe mwizimye bariko biri kose imibare yihabanana umwana ajyaza na birote ugasanga ku ijana afiteho 65 afiteho 70 ndabafite waruzi ko igitsure cy'umubyeyi kimufasha kubona inota mu rugo koko se iryo nota aribona gute bya bintu yasubiyemo ari mu rugo iyo ageze mu ishuri ejo bamuha imyitozo ya myitozo yajyaga gutsindwa arayitsinda uko kuyitsinda rero ikintu mutazi biriya bintu bizamura confidence mu mwana bizamura icyizere mu mwana noneho bitekereze ko umwana uyu munsi buri we yafashe ikintu kimwe cyangwa buri munsi afata ikintu kimwe kubera nde mubyeyi yego ibi rero biraza byiyongere ku manota yari kuzagera gute yari kuzabona bimufasha ejo umwana gusanga yabaye wa mbere niyo mpamvu mbabwiye definisiyo uzajya ufata amanota umwana yazanye uyakuremo ku ijana umenyerwa amanota umwana ari kubura ni wowe umubyeyi ni uruhare rwawe umubyeyi rwabuze ntiwabwo ko si ubwo riba riri ku mwana rwose ubwo riba riri ku mubyeyi byavuye ku mwana byagiye ku arya amanota abo turayabaza wowe umubyeyi ikindi twongera dushishikariza ababyeyi bakurikirane ibyo abana bajyana ku ishuri niba ari amakayi niba ari amakaramu hari igihe usanga umwana yarataye ikayi ugasanga umwana akubise nk'ukwezi iyo kayi ntayo kera twigana n'abana ugasanga umwana aje icyumweru cyose atira ikaramu kubwira ngo ikaramu ntayo ukibaza ariko uretse ibyo nakubwiye ukibaza umubyeyi ajya areba muri banki y'umwana ajya akurikirana ubuzima bw'umwana ku ishuri iyo yonyine ni isambu y'uko umubyeyi agakurikirana ubuzima bw'umwana ku ishuri icyumweru kigashobora n'amatira ikaramu umubyeyi washoboye kwishyura ibihumbi 50 bya minerivari ntabwo yananiwe kugura ikaramu ya magana ntabwo bishoboka ibyo bintu gusa turagushimiye ku nama wagiriye baragaruka ariko reka tugaruke no ku abanyeshuri nabo bakwiye gufata ingamba ko niba umubyeyi yiga ibyo byose akagura amakaye akagura ibikapu akagura amakaramu akishyura amafaranga yo kurya ku ishuri n'amaminervari abana nabo bafite kugira ngo mutwereke ko amafaranga hari icyo yakoze ariko jambi uzi kugira umwana ugakora ibyo byose ariko bikarangira umwana atahanye amanota hafi ya nayo birababaza ababyeyi bose n'ubutundaniza bajya batwandikira umwana ameze gutya na gutya ugasanga umubyeyi arababaye ariko nawe ndabizi ko uyu munsi hariho amanota amwe bagiye batwereka bitewe n'amasomo tumaze iminsi dukora umwana wabonye 39 kuri 40 ukabona harimo abantu bitwa ba Nerivine bari bagiye kutukura nk'igisenge kandi yabuze inota ariko tumbwira mwabana mwe ntukabura inota rimwe ngo sitarekore ngo usimbuke minerivari wanyu bishyura nta minerivari bigeze batanga yo kuzabura inota rimwe bikwiriye kukubabaza rero iryo rimwe wabuze kuko uhombeje umubyeyi none se ubwo babandi bo babuze ahajya muri kimwe cya kabiri na rimwe namwe mu ntera agahinda namwe mu burama mutangana gutyo agahinda mu ntera mukanda umwana keba bakoreye ko kuri 20 ifite nk'amanota 2 odora agahinda bantera simva agahinda mwebwe mu ntera muri bamwe mu bantu bagira akavuye mu ishuri ntimubizi ukuntu muba muteranja mu ishuri musibuka mwirukanka ukibaza yenda nandi baranirukanka ko barabizi hari icyo bazi aho uri murirukankana kuri biro turabizi amanota wabonye ejo bundi hashize n'ubu ngubu urabizi ntibiyizeye kuri buze kubona 100%. none n'igihe mwarimu atari muri karase ni wowe ufata umwanya wo guterura ishuri wakafashe umwanya ureba cya kibazo utari kumva byanaba ngombwa ukanafata n'icyemezo cyo gukurikira mwarimu usohotse cyangwa kumutegereza ukamubwira hano ko ntabyumva uruta ko rero umutegereza ngo azakikuzanire mu kizamini uvuze akantu utari wabisobanukiwe bitanibuka kera hari ukuntu batubwira ngo dusubiremo amasomo kera tukiga aho kugira ngo usubire mu isomo ugafata urupapuro ukandikuraho utuntu ubona mwarimu ashobora kuzakubaza ukagenda ukitwaza ahantu twatwitaga ngo ni inkota sinzi niba badukurikiye nabo bazi ikintu bita inkota twitwaza ese mwebwe nta nkota ubu muracyaza yakoze mwizera ko inkota babonye uko bazicura abantu ntabwo njya mbona ariko babonye uko bazicura kubera ko abantu baba bashaka amanota cyane bagira gute bazicura ariko ndumva ukuntu njya mbabwira mwabana twebwe twiga ibintu byinshi dutegereje kuzabazwa bikeya niyo mpamvu mbabwira ngo igihe ubonye akanya igihe uri mu rugo bagafasha umwanya uhagije ugasubira n'amasomo yawe hari akantu nkunda kuvuga ntabwo nabura kukabwira bano banyeshuri mbaza ngo ni akanya abahungu n'abakobwa
abakobwa cyangwa abapapa n'abamama bagiye babana bagiye bakora igikorwa cyitwa gukundana akamuhamagara kuri telefone inafu bakabonana rimwe mu cyumweru cyangwa mu kwezi tsoke ibyo si urukundo niba babaga bari mu rukundo ikanya iyo rero cyangwa inyuguti zikenera rwa rukundo papa na mama bakundanye bajya kubana zikenera rwa rukundo abahungu n'abakobwa murimo mukundana yego izo ni ikayi ariko zanarangiza zikavuga ngo yewe ariko ndanarenze rero ibyo sinabyemera numva bidahagije ikavuga ngo ugomba no kujya ngewe unoza w'ijisho ngende iyi nyuguti ariko ugomba kujya uhora undeba unsubiramo n'izo ntoki zawe ziga kunyandika rero ibi bintu kubitsinda si iyindi tekinike ni ukubihozamo amaso buri gitondo buri mugoroba n'igihe mwarimu atari mu ishuri nubikora gutya bazatsinda nka Messi yenda kurahirwa bivuze ngo bari abana nyabune bari abana bakunda amafilime bakumva barahora ku mateleviziyo barajya ku matelefone y'abamama ngo bagiye mu dukatuni ubwo babigabana nimba bazi ko buzuza 100% bakomeza abandi bazi kutajya buzuza 100% menya ngo amanota ari kubura abura kubera wa mwanya wawe umara ukoresha mu bidafite umumaro muri kwa dupira kandi azi yuko ibyo ngibyo mwarimu ejo atazabimushyirira kuri biro wabiretse ukajya kureba icyo bazagushyirira kuri biro izo nshingano zawe ni nacyo bishyurira minerivare ariko zikabyo ako kantu nisaba none se bivuze ko mwebwe nta ubwo mu guca wo gukopera waracitse cyangwa habaye harimo n'ikintu ufite nyine turimo turakubwira bino bintu wakopera mu ishuri ryanyu bikaguhira yego byaguhira birashoboka ko wabikora rimwe bikaguhira na kabiri na gatatu wasanga warabigize n'umwuga bikaguhira ariko ndatekereza ko waba udafite intego zo kuziga ngo urangize waba udafite intego zo kuzakora ikizamini cya leta kuko mu kizamini cya leta ndabizi 100% ntabwo uzakopera nimba utazakopera rero kandi ukaba waramenyereye amanota wavanye gukopera cyangwa gukopera bisobanuye ko mu kizamini cya leta uzatsinda n'itegeko uzatsinda ariko hari akantu uvuze ko gukopeza jambo hari ikintu nigeze kumva mu minsi ishize abantu basigaye bakora ibizamini wenda byateguwe na NESA n'akarere n'ibindi hakaza n'ikintu cyo gukopeza ari akarere kateguye akarere kateguye cyangwa se NESA ugasanga hari abarimu bafite ingeso yo gukopeza rimwe na rimwe na ba barimu dufite mu ngo bigutwa ngo bakocinga abana ugasanga bari kubigiramo uruhare kugira ngo baze kubona ko abana babatsindishije nyamara nta kintu cyakozwe kandi uyu mwarimu yagera ahantu barimo bakubita umurozi ngo wasanga nawe afite ikibanza abantu bakora mu buryo butandukanye mwari nawe uri umurozi niba ubikora kuko uri kwica ubwonko bw'umwana urimo uranahemukira umwana akaba yarimo yirwanaho yizizira yitegura uburyo ki azahangana mu cya leta ejo bundi rero uramuherekeje gutyo umutwaye bityo umugejeje nta kindi azazana kuko muzajyana se umukopeze mwari muzajyana ntabwo uzamuha utekereza rero amanota azabona yajyaga abona 50% kuko wamukopeje cyangwa 70% none ntuzaba wari umukopeze icyo kintu nigeze kucyumva ugasanga umubyeyi yishyura umwarimu mu rugo ngo afashe umwana ariko kugira ngo afashe umwana atsinde bya bindi yagakwiye kuba amwigisha abo ugasanga ari kujya gushaka ibizamini ngo bazakora ngo amatesite ngo bazakora ngo yamusubirishemo uwo mwarimu deja nta nafite impano yo kwigisha abana y'uburezi ntayafite icya kabiri mvuze nuko uwo mwarimu arimo araroga umwana ku rwawe ruhande mwari nawe uri umurozi kuko uri kuroga umwana ariko bajya bavuga ngo umwarimu iyo uhingiyemo akantu gato ngo iyo atabaye umurezi aba iki umurozi ako kantu rero uriya uriya mwarimu aba yamaze kugahindura rero Jean Pierre turagushimiye ko twabanye muri iki kiganiro Strong Man in Mind kandi ababyeyi ngo turi hano kugira ngo tuganire mutwandikire abarimu munyuze baba bakora ibyo bintu abana mubona batakora ibyo bintu neza ngo bige bashyire gahunda zabo ku murongo babone amanota meza badushimishe ababyeyi nta kindi kidushimisha uretse kubona abana bacu batsinze abo bana mutwandikire mutumenyeshe umwarimu uzi ku kigo iwanyu ukora opisi urushaka ntushyiraho amazina yawe ariko tubyati hameze hari akantu mperutse kumva sinzi niba ujya ku rusengero sinzi amusengera ntabwo heruka rusengero ntabwo dukurikiye ntabwo cyangwa urusengero ntabwo uwo mupagani ntabwo mupagani mfite kirisitu wo mu mutima ntabwo mupagani mu mutima utakujyana ku rusengero uko byasa kose urusengero n'ubizi rwo
wenda tutagira abo tugusha ariko urusengero si bibiri Yesu yavuze nuru tutagira abo tugusha tugurikira uzi impamvu se mvuze icyo ushobora kuba uri umwe muri ba bantu bigeze kumva agakuru kabo kandi ntabwo tukazi jambi hari umuntu wagiye gusenga wajya gusenga ngo bamara iminsi 3 mu masengesho ariko amasengesho arangiye iyo mpamvu ntabwo yizewe gusa yageze kuri ntabwo dukurikiye ubanza kuyizi iyo mpamvu arayizi ariko yitwibutse yewe nigeze kuyumva ahantu numva iravuga ashobora kuba ari YouTube cyo gusenga okay ntabwo ari YouTube najyayo hari ashobora kuba ariyo mpamvu yatumye bagusenga kanekereze kabasa mbona ko abantu bari mu nagakuru kabantu baba iminsi mu rusengero n'abantu bakora iby'ubuka y'abakora bari mu cyumba cy'amasengesho bakubita umunsi wa mbere bagasenga umunsi wa kabiri bagasenga umunsi wa gatatu amasengesho barayasoza abantu rero bari bamaze iminsi mu masengesho baragize n'ibihe byiza bagombaga gusoza amasengesho bakagera ubwe bakiyakira basoza amasengesho hari ku rusengero bateka icyayi uduceri abantu dukurikiye kandi kugira ngo murabizi ko iyo abantu basoza amasengesho abatajya barya ibiryo bikomeye so abandi bantu ku ruhande rero inshuti zabo baragiye barabitegura batekera ubugari bagakorera agasosi batekera akacyayi k'amata barangije baraza barabatumira umunsi kariho ku meza babatumira ku meza baraza barakaraba kugira ngo bajye kurya ubugari barangije begera amafunguro abantu rero bamaze iminsi itatu yose bari gusenga urumva bari kurya batabanje gusenga urumva niba umuntu umwe muri bo rero uco ati mureke ntabwo byemeye ko bajya gusenga noneho muri n'abakirisitu ati mureke tuyibere Imana haratangira gusenga Mana yagendanye natwe batangiranye natwe umunsi wa mbere haleluya my God yes hanyura bafashwa umwuka wera umunsi wa kabiri gusengera ibi biryo ari kubyirukanamo abadayimoni bimeze gute agufatira urusenda n'utuyiko nka dutu kandi agasosi kaby'ubugari nugira ngo kabari kenshi arafata ashyira mu gasosi arakoroga igihunda kigira cyatumva haleluya Mana kitatifuzo misozi katakabira koza misozi konta katashana koza barajajajaya aje kumva yumva yari gusenga ati amen Imana igenze utese n'iki kikubayeho ko twari kumwe mu materaniro mu masengesho ko yagendanye natwe kujya ati mwibutse Bene karaga kuru niyo gasubiramo kantera emotion ikameza ndetse numva nkumbuye deje no kwisubirira mu bintu by'iwacu gusenga ndakuvuga ngo
yahindutse yaje zanagaruka ratu mu bintu by'iwacu zanagaruka twongere twisengere bakoze ibintu zanagaruka ni ukuri kw'Imana muri make abantu bajya biga gusenga isengesho bajya n'abasenga isengesho rijyanye n'ibyo bari gukora stile urumva ariko bakoze ibintu n'umusengere ibiryo mu kuri kw'Imana mugasenga ariko nk'isengesho ryirukana abadayimoni se isengesho ribakagera igitarama ryirukana abazimu mu biryo gute muri make isomo ririmo abantu biga gusengera ibyo bakwiye gusengera umuntu ntajya gusengera ibiryo ngo asengeremo n'icyifuzo cy'inzu n'icy'ubukode asengeremo n'abana bari ku mashuri cyangwa babwira umuntu ati sengera umurwayi usanga azanyemo no kubaka etaje no kugura ikibanza nuko abantu bajya gusengera ibyo bakwiye gusengera ntibajye bajya ande ore ibyo bakwiye gusengera urakoze kudusangiza iyo nkuru nanjye nigeze kuyumvaho numva irantangaje cyane ariko urakoze kuyidusangiza ikindi numvaga turi buze kugarukaho aba ari ikintu cyiza rero ndabashimiye abantu bakora iki kiganiro kandi murusheho kuduha ibitekerezo kugira ngo ejo dukomeze tuzane n'ibindi bintu byiza kandi bikora Jean Pierre ndagushimiye gahunda ni strong man naho utaha barongera mutubone twiserukiye murakoze cyane bye 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 see you